Tekereza kuri ibi. Ntukarwane intambara yo kwereka abantu ko wishimye kandi rimwe na rimwe utanishimye. Ahubwo haranira kurwana intambara yo kubaka ibyishimo by'imbere muri wowe. Kabone n'iyo inyuma abantu bashobora kukubona bakibwira ko utishimye, ukwenda udatunze nk'ibyamirenge ku ntenyo, ko umukunzi wawe yagusize akisangira abandi, ko umufasha wawe guca inyuma, ko isura yawe idashamaje mu maso y'abantu, cyangwa uko wahuye n'ibindi bibazo bitandukanye byaguhungabanyije ubuzima bwawe, bigatuma abantu bibwira ko uriho utishimye. Dore amahame atatu y'ingenzi yagufasha kubaka ibyishimo by'imbere muri wowe, kwirinda guheranwa n'agahinda igihe uhuye n'ibibazo byagukomerekeje umutima. Icya mbere, ihame rya mbere, ubaka roho yawe. Senga bimwe byimbitse, mbese bivuye ku mutima. Niba ngombwa ujye ahantu hiherereye hatuje kandi hatekanye, maze uganire n'Imana yawe. Hano munsi ntukire udakoze uwo mwitozo wo gusenga. Ubaha buri wese, yoroshye, wicishe bugufi, rangamira icyiza aho kurangamira ikibi. Irememo urukundo rudashingiye ku bintu ahubwo rushingiye ku muntu. Iga kwihangana no kubabarira. Irememo ubunyangamugayo no kuba umunyakuri. Irinde guhemuka. Ihame rya kabiri, ubaka imitekerereze yawe. Ntukayoberwe n'amarangamutima yawe. Ntukamenya mu gihe bijya. Yungura ubumenyi. Haranira kwimenya no gushakisha inzira y'ukuri yakugeza kuba umuntu nyamuntu ukwiye kuba we. Irinde imitekerereze iguca intege, ndetse wongere kure abaguca intege n'abaguserereza. Irememo icyizere no kumva ko ushoboye, mbese wumve ko uri umuntu udasanzwe, utitaye ku bagutanze kugera ku iterambere, abaguhemukiye, cyangwa kuba wita ko bishimye. Rwanya kwigiramo ishyari, ahubwo urwanirire kugira ishyaka. Rwanya imitekerereze y'urwango, kwihorera ndetse n'ubugome. Irememo imitekerereze yo kuba intwari. Urwanya ubwoba no kwiheba. Jya ufata akanya witekerezeho, meditation. Utekereze uko wakubaka ahazaza hawe heza bivuye kuri wowe ubwawe, ntawe utegeye amaboko. Ihame rya gatatu, ubaka umubiri wawe. Haranira gushakisha icyo ukora cyakugeza ku iterambere, kandi ntugire akazi usuzugura kereka uko ubona kakwicira ubuzima. Kunda akazi kawe, ukora n'umuhate, kandi urwanye ubunebwe. Kora siporo niba ufite ingingo zibikwemerera. Yiteho mu bushobozi ubwo ari bwo bwose ufite, kandi wirinde indwara ndetse wande kwivuza igihe urwaye. Irinde ibyaguteza impanuka bishobora kwangiza ubuzima bwawe. Irinde kwishora mu ngeso izo arizo zose zakwangiriza ubuzima. Ntukandare ku buzima bwawe, wonyurweho n'uwo ari we wese uko abishatse. Ubaho ubuzima bwawe uko ari impano wahawe n'Imana. Ugendere kure uwashaka kugutoba. Nawe ubwawe uzi ibyo wakora ukishima. Ariko ujye wibuka ko ibishimisha umubiri byose bituba ku mubiri. Hari n'ibishimisha umubiri birimo no kuwusenya. Amahitamo ni ayawe. Bitekerezeho.